ko Imana ibaho. uruhurirane rw'agahinda n'ishavu mu nkuru y'umwari wafashwe ku ngufu n'uwakabaye yamurera. Ni koko agahinda gashira kandi kageze ibaga, umwari utarigeze uhirwa na rimwe mu buzima. mubabarira iki? Nasi nagukomerekeje. Muri ku buzima murambiwe. Ntiyukira imyizigamo sibyo? Basi reka tuyabahe sibyo? Mwongere muduhereze ariko mwimutwara gutyo umuntu w'umugabo Mukantambara yasize. Noneho murabona ko filime Inzira y'Umusaraba ikomeje kuryoha cyane, abakunzi bayo dukomeje kuryoherwa kurushaho, umunsi ku munsi bari kugenda baduha episode nziza zigiye zitandukanye. Murabona ko muri episode irangiye twasize Fabiola na Nyiranambara bari kurinda irondo kugira ngo ba kamarade bataza kubatera, ariko byaje kuba iby'ubusa. Kamarade aza guhamagara Nyiranambara, urabona ko Nyiranambara noneho ubwoba bwamutashye na hamwe na Fabiola, ariko Fabiola hari ibanga ashaka kubwira kamarade, ariko Nyiranambara agashaka ko babijyana kuri RIB, kandi Nyiranambara agiye kuri RIB byaba ari ibibazo bikomeye cyane, yuko niwe wafatanyije na Rugema kwica ababyeyi ba Iribagiza kugira ngo baze gutwara imitungo yabo igiye itandukanye, ariyo Rugema yatumye bamushimuta, ubu ngubu akaba ariyo ari kuryozwa imitungo yaba Iribagiza. Urumva ko Rugema adashaka kurekura imitungo, ahubwo ashaka kuyirya akayisangira n'uwo musaza. Rero uwo musaza se wa kamarade yanze kuba yarya ku mitungo, yuko niwe wari ubitse n'impapuro, iyo ashaka kuyirya niwe wari kuyirya yose, yuko n'ubu impapuro aracyazibitse. Rero icyo bashaka izi mpapuro Iribagiza kugeza uyu munota yaje gukanguka. Nimba rero wari wishimiye ko Iribagiza akanguka, jya muri komenti wandike ngo Imana irabikora. Abakunzi ba Iribagiza bajye muri komenti nimba babona ko Iribagiza yabashije gukira neza, Imana ikaba yabashije kumukiza, akaba yagaruye ubwenge bwibutsa. Rero ababibona ko Iribagiza yaba ari Imana yabikoze, nibajye muri komenti bandike ngo amena, Imana irabikora. Nawe ejo ushobora kuba uri mu bibazo bitandukanye, ariko nyuma ukaza gukira, ni Imana ibibigukiza. Hari abantu badashobora kwandika amena, rero nimba udashoboye kubyandika gutyo, tanga emoji z'umutima muri komenti kugira ngo turebe ko muri uyu munota tugezemo hari umuntu twari turi kumwe. Nurangiza ukanda subscribe na like kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Rero ibya Kanyana byo twaje kubona ko Kanyana hari ibintu yigeze kubwira Iribagiza kera, yari ari kugenda yibuka, ariko Kanyana akaba yarabeshye Iribagiza. Rero ari kugumya yicuza kubera ko yabonye Iribagiza yakangutse, ashobora kuvumbura ko nawe yari azi ukuri akanga kubibwira Iribagiza. Rero nibyo byatumye agenda agiramo ibintu by'ubwoba, yamuhishe ko atavukana nayo ku babyeyi. Uri kumva ko rero Kanyana afite ikimwaro gikomeye cyane kuba Iribagiza yabasha kuba yamenya ukuri kose, kuba yakangutse yibuka ni ibintu bishimishije cyane, ariko hariho abo byababaje cyane cyane Kanyana bakuranye kuva mu myaka yabo bakiri batoya, bakaba barakuze bose, bakaba bageze igihe cyo gushaka abagabo, ariko Iribagiza agumya kubeshywa na Kanyana ko Kanyana agumya kubeshya Iribagiza ko ise yaba ari Rugema. Kumbe Rugema yishe ababyeyi ba Iribagiza kera cyane, abo twarebanye izi season zagiye zitangira. Muribuka ko Nyiranambara na Rugema baje kwica ababyeyi ba Iribagiza kugira ngo bigarurire imitungo yabo, kubera ko ababyeyi ba Iribagiza na musaza we bari bakize cyane, bafite imitungo igiye itandukanye, ariko baza kubica mu nyuma. Nibyo mwabonye Kanyana arimo aricuza kuri uyu munota, ibyo ari kwicuza ko Iribagiza ashobora kumuvumbura akaba nawe yamufata nk'umwanzi we, nk'umuntu wamubeshye kandi yari inshuti ye, baganira basangira akabisi nk'agahiye, ariko akamubeshya imyaka ingana gutya kuva akivuka kugeza ubu ngubu agiye gushaka Cyusa. Rero kugira ngo Iribagiza akanguke, Cyusa yakoze umurimo ukomeye cyane,
ahangira indirimbo Iribagiza arayimuririmbira arayimutura nk'umukunzi we. Reka natwe iyi ndirimbo tugiye kuyibumvisha tuze kugaruka mu kanya mutubwire nimba ari nziza, dukomeze kubagezaho izindi ndirimbo zigiye zitandukanye Cyusa yaba yakoreye Iribagiza cyangwa Iribagiza yaba yaririmbiye Cyusa, yuko muri iyi minsi bagiye kujya baririmbirana uturirimbo kubera ko yabashije kuba yakibuka ubuzima bwe bwa kera. Reka rero nkabacishirizaho mukumve, ubundi tuze mu kanya dukomeza. Ariko ujye muri comment niwumva iyi ndirimbo ari nziza ubitubwire, tuzajye tugumya tubakorere izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Mu maso yawe Iribagiza ndabonamo urumuri, ijwi ryawe ni nk'indirimbo isimbuza agahinda. Nagukunda nabivuze, umutima wanjye urahizi, wowe ni wowe uribagiza iminsi y'agahinda. Iribagiza uri nk'indi y'amanywa yanjye, Cyusa gukunda urabibona mu maso ye. Nubwo isi ihinduka urukundo ruracyahari, na narimwe nzibagirwa ukunsekera wanjye. Twahuriye ku nzira y'ubuzima butunguranye, amaso yacu wahura, imitima yacu irasanganira. Wowe nari ntegereje, ikibondo cy'inzozi zanjye, none ibihe byose nzajya mubwira ni nakwikundiye. Niba hari ijambo ryiza riruta ndagukunda, nzaryandika mu nyenyeri rita kuri joro ryose. Zabiriba ry'amahoro uzasoma buri munsi, kubera wowe Iribagiza umutima wanjye urahimba. Iribagiza uri nk'indi y'amanywa yanjye, Cyusa gukunda urabibona mu maso ye. Nubwo isi ihinduka urukundo ruracyahari, na narimwe nzibagirwa ukunsekera wanjye. Iribagiza izina ryawe nk'indirimbo mu mutima, Cyusa ntazacogora kukuririmbira urukundo rwe. Mu rukundo rwacu ntiharangwa imipaka, uko wowe urumuri rutazigera rubagira. Iribagiza uri nk'indi y'amanywa yanjye, Cyusa gukunda urabibona mu maso ye. Nubwo isi ihinduka urukundo ruracyahari, na narimwe nzibagirwa ukunsekera wanjye. Murumva rero abantu twabashije kubana tukaba tugejeje kuri uyu munota tukiri kumwe, murumva ko Cyusa yakoze akazi gakomeye cyane, akaririmba indirimbo irimo amagambo y'urukundo ahumuriza Iribagiza nk'umuntu wakangutse wari umaze iminsi arwaye. Rero iyi ndirimbo yagiye Cyusa aricara arayimuririmbira, Iribagiza ahita akanguka byihuse cyane. Iribagiza yahise akanguka yibutse ibintu byose ba Nyiranambara na Rugema bagiye bamukorera bigiye bitandukanye, yongera akangukana n'izindi mbaraga zidasanzwe. Rero nimba twabashije kugerana hano kuri uyu munota wa 8, jya muri comment bitubwire, utubwire iyi ndirimbo nimba nayo yagufashije, nimba hari umukunzi ufite nawe ukaba wayimutura, yuko iyi ni indirimbo yakomeje gukundwa n'abantu benshi cyane, kandi bari kugenda banabitwereka abenshi cyane kuri uyu munota tugezeho, bagumye batwereka ko iyi ndirimbo yaba ari nziza cyane. Rero bitubwire nimba iyi ndirimbo waje kubona ko nawe hari icyo yagufasha, ugatangira nawe ubuzima umeze neza n'uwawe mukundana. Twifurize amahoro n'ihirwe mu byo mukora byose. Nimba hari uwo ukunda iyi ndirimbo uyimuture, nimba nta nawe kandi ukomeze kwihangana, Imana irimo irabireba. Rero nimba nawe ukunda Imana ntugende udakanze subscribe kuri iyi channel, kugira ngo utwereke ko twabashije kugera kuri uyu munota. Ujye muri comment
ubitubwire ko twabashije gusozanya iyi video, ubundi tuzajya dusubira muri video z'ubutaha zigiye zitandukanye, yuko buri munsi tuzajya tubagezaho video buri munsi. Rero ntugacikwe, ukomeze kugira amahirwe n'imigisha mu byo ukora byose. Murakoze cyane, tuzasubira ku munsi w'ejo muri episode izaba ikurikiyeho.